bazi iki kintu kandi abantu benshi baragukurikiye bategereje kumva ijambo riguturukamo. Yego. Abantu benshi aho YouTube yaziye n'ikoranabuhanga ryinshi rikorera kuri internet, abantu bagiye bahura n'abantu babesikoro barabatuburira, bamwe bakavuga ngo Imana iravuze itavuze. Uyu munsi Imana iracyakorera mu bantu, Imana iracyavuga, Imana iracyakiza indwara, Imana iracyakiza amadeni, Imana iracyakiza ubukene. Aho hantu uyu muntu dukurikira mubwira. Wow. Uvuze neza. Ijambo ryatuye ngo uko yari kera n'uyu munsi niko ikiri. Ako kantu bakumve uko Imana ari kera kubwa ba Dawidi n'abadaniyeli n'abameshake kirya gihe muri ry'amatono y'umuriro uko yari kiragiye muri bira bihugu kiragi n'ubu niko ikiri niyigeze ihinduka. Ninako yabwiye uyu mugabo witwa Loti ati muri Sodoma na Gomora ari na 20 babona ati nimbabona ati shaka arashaka ati nababuze mbonye 15 shaka kwe batanu ati shaka nubambonera ngiye nta kibazo ndabarokora birangira baye mumwe. Uziko nubwo tuvuga ngo ibyaha byaragwiriye ntaho biragera nk'ibya kera. Ariko abantu Imana ashakaga abantu 10 ikababura none yo erega reka nkubwire ubundi ari ijambo nasomye urumva rirambwira ngo iyabo witeka ataradusigarije agace gato k'abantu bakimwumvira. Nyine hari abantu umva kubwire hari abantu wenda mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cyangwa se mu baturanyi bacu baduhana imbibi haracyari abantu bazi gusenga bazi kwinginga Imana bazi gutereta Imana yego none Imana ikumva amategeko yabera igatuma ibayiretse gato. Abantu bere kugira amashyari niba umuntu afashe indege akagenda akajya muri Amerika wisiga mu mango dore kwa musenge ngo yaragiye ngakibagiwe ntago yakwibagiwe yavuganye n'Imana siwe yavuganye nawe. Yego niba Imana yamucinzira akagenda windira nawe isaya bugereye byose ni ku murongo. Uyu murimo nyine ukombina gute kuhuza n'ubuzima bwa buri munsi? Ukora iki mu buzima bwa wenda pare yuko wenda uri pasiteri niki ukora udodera he amahema guhesha icyo umuryango urya? Nkora imirimo itandukanye ndorora nkakora n'ubukomisiyoneri bw'amazu amasambu mu modoka bibanza ukuntu gutyo ibyo bintu cyane nze kuba mbamo kenshi. Kandi noneho iyo ugize amahirwe ugahura n'umukomisiyoneri w'umurokore aguha ikintu nge mvugisha ukuri mbaza umuntu nzi uko yagaza akayimbwira mubaza igiciro uhemba ngaho akakimbwira sinyanja kuvuga ngo ndashaka izi ngo nobure ntago ari byo kandi ndi mu pasiteri nsenga ntago byakunda ngize ukuri ukamemba imaye niyo ndayashima. Dore rero hari abantu bakeneye ko bakubonye bakeneye ko waza kubasengera, abarwaye za rubaga impande abarwaye mu bitugu oya ndabishoboye, hari n'abakeneye amazu, hari n'abantu bakeneye kukugisha inama, hari n'abakeneye kuguha amafaranga birashoboka nabo banakwiherera amafaranga. Urayanga se? Oya nagona kwa amafaranga wayama Imana mu mugisha. Abakozi b'Imana abantu basigaye babahezagira bakabahereza ku mafaranga. We nta kibazo wowe no mugisha w'Imana. Rega umuntu wese uzi Imana kubumbura gatanga ngo gishuta winjira. Abana ndi kuvuga ngo gutubura nta nubwo ndambwira abantu ngo bampa amafaranga ngiye niki wowe ngenda cyo ndasenga wowe umutima ni ukwemeza mwuka ni ukwemeza ati uramana mugura amazi na mvango mpa amafaranga y'iki yareke ariko umutima no gufata utegetse kujyangura ngewe. Iyo umuntu yavuye mu masezerano iyo wayinaniye igatuma umuntu ikambwira ngo uyu muntu nzamugira gute imushyeshyenze birashoboka. Ndaguha urugero iyo ufite nk'umwana ari umwana wawe akakora ikosa rya mbere ukamucyana yumva ugakaruka mu cyaro nyumva batutse niyumve ugakana mu kubita akanyafu kandi ujya kubukuta akanyafu nawe ubwa ngo fata uvuture uravuga ati ngo namubwire ati bigwabye akabanda kumubwira gake kamwongyonge kugira ngo rero n'abantu bakora bino bintu uvuze ubusambanyi n'ubutinganyi kutumvira mwuka bino bintu niyo ugiye gusengera ngo ndakuzi nzakugira neza nzakurengera kugira ngo uze gake ubone kugufata uvayo gake gukande kuko ari jya yibabaje. Uyo mwari umusaza nigeze numva waririmbye indirimbo aravuga ngo iyo ubabaje Imana nayirababara ahita bango mbese wowe wikobaje wahozwa nande ngisupusupu kandi ngisupusupu bamufataga nk'umuntu ura ariko umbishije amagambo yarimo wowe wikobaje wahozwa ninde nyine. Reka tubasuze kandi tubaha ikaze bakunzi ba Ihema TV Rwanda aho muri hose reka tubifuriza kumererwa neza tubifuriza amahoro y'Imana. Nitwa Karabo k'Imana
inyuma ya kamera turi kumwe na Japhet. Hano rero nk'uko mubibona twagiriwe amahirwe yo kusurwa n'umukozi w'Imana, yagiye kubasuhuza mwumva ijwi rye, ariko si ibyo gusa aranatuganiza ijambo ry'Imana n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze mu kiganiro. Yego murakoze. Imana ibamugisha. Amazina yanjye nitwa Nibarore Jean Pierre cyangwa se Pastor Peter Ndomugabo. Barizwa mu itorero ryitwa Methodiste Libre hano Ikabuga, ni kuri chapelle Kabuga hano kuri Paroisse Kabuga, Methodiste Libre. Yego murakoze. Ni byiza, turakwishimiye cyane. Ufite umugore n'abana bangahe? Mfite umugore n'abana babiri. Nibo tubana, nibo muryango wanjye. Yego. Byiza cyane. Mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro nyine reka tubanze tubwire abantu baze gukora subscribe abatarayikora, kandi n'abayikoze tubabwire ngo mugize neza, mukoze ibintu byiza cyane. Abatarayikoze muyikore nyine kugira ngo mujye muhora mudukurikirana umunsi ku munsi. Pastor Peter, karame, ndagira ngo rero twiganirire. Hari byinshi urimo uragenda ubona hano ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone tutibagiwe yuko abantu banyotewe no kumva rya jambo nk'iryo bumvaga kera. Yego. Ibi bintu turaza kubigenza gute kubona abantu benshi barimo baraza kuri izi mbuga zirimo zirahita zibangiza? Aho wowe biraza kugenda gute kugira ngo uze kumanajinga ibi bintu bikontorore neza ku buryo izi mbuga zitaza kukwangiza? Murakoze, mubashije ikibazo cyiza. Njye nkunda kubwira abantu yuko hari ibyiciro bitatu. Dufite abantu bihamagaye ubwabo, tukagira n'abantu bahamagawe n'Imana bita abanyamuhamagaro, ariko hakaba n'abantu bahamagawe na Satani. Iyo rero uri umunyamuhamagaro warahamagawe n'Imana kugira ngo ugwe, kugira ngo usayishe usubire inyuma, ntago byashoboka, ntago byakunda, kuko dufite n'abantu batubanjirije. Bibiliya ivuga abo bita Daniel, abo bita Saduraka na ba Esteri, babaye mu bihe bikomeye kandi by'ubukoroni, mu bihe by'ubucakara, kandi bakomeza guhamya Imana yabo kandi barabarengera, irabatabara. Mu by'ubuzima rero ubaye kuko warahamagawe n'Imana, uguma mu isezerano nk'uko ijambo ritubwira yuko ngo warahirwa wizeye ibyo yabwiwe n'Imana kubiza bizasohora. Yego. Wenda dusubiye inyuma gatoya, watangiye ivugabutumwa ryari? Wakijijwe ryari? Ariko hereye wakirijwe, utubwiye n'igihe winjiriye mu ivugabutumwa. Yego. Nakijijwe 2004. Ni kera. Nakijijwe 2004, nyirizwa mu itorero rya ADEPR. Icyo gihe yari umudugudu wa Batsinda wa Giheka, umudugudu wa Giheka. Ndawubona. Yego, ariko paruwasi yanjye yari iya Gasave. Paruwasi yanjye yari Gasave, ni naho nabatirijwe. Nari umwe rero mu bantu batarakora paruwasi ya Batsinda. Yego. Nari numwe mu bantu bayoboraga icyumba cya Giheka, cyakoraga ku wa kane. Ndahabona, ndahazi, najyaga njye mu cyumba cya na Gasave naho narahakoreye. Hari icyumba cy'urubyiruko cyasaga nijoro ndetse n'amanywa twarateraniraga, narahakoreye. Hanyuma naho bubakiye nanone Batsinda muri 2004 na 2005 gutyo bagifite kagasenyero gatoya, naho narahakoreraga mu rubyiruko, icyumba cy'urubyiruko narahakoreraga cyane. Nzamuka gutyo cyane, kuko n'abana ba Michel Zigira inshuti twarakoranye cyane. Ndi umwana muto kuri bo icyo gihe, ndumva nari n'umuhanuzi kuko namaje gukizwa 2004, ariko njyana mu mpano ngirirwa n'Imana, impano z'ubuhanuzi, mba n'umuhanuzi, nari ndi umuhanuzi. Na n'undi mukobwa umwe witwaga Kayitani ukoreraga kuri ADEPR ya Giheka. Yego. Urumva ko wakijwe mu bihe hariho ububyutse bukomeye, kugenda cyibuka cyane, kuko nanjye natangiye gusengera mu itorero 2007 rya ADEPR. Yego. Ariko nkimara kuhagera bivuze ngo umwuka nahasanze warahahoze. Yego. Ubwo kuva muri za 2004 gutyo. Yego. Wowe rero iyo urebye umwuka wake uko byari bimeze muri kirya gihe mugikizwa, ukareba n'uyu munsi, ubona bihagaze bite? Umwuka ntawe. Nta mwuka ukiri mu bantu. Nta mwuka ukiri mu bantu, abantu bameze nk'aho bahaguye. Abaraguye kandi basubiye inyuma. Baranatenutse ko n'icyo gihe cy'abo bantu 2004 2005 n'ubu kuba bahagaze ndakeka ni bake. Abonzi nge ni bake. Yego. Ni bake cyane.
kuko ari nakora rimwe nakundaga yitwa uri ku ngoma ya Gasave narayikundaga cyane uretse kubona kimenya amakuru yayo yari kora rimeze neza ihagaze neza biba ngombwa rero yuko nguka mbese wabaye waratakaye uvuye mu bantu benshi wavuye basubiye inyuma cyane. Icyo nakubaza nkawe wabaye muri ibyo bihe n'uyu munsi ukaba ugikomeje urugendo rw'agakiza, ubona ari iki cyabaye intandaro yo kugira ngo Umwuka Wera ave mu bantu benshi, abantu basigare nyine bameze nkaho biyobora? Iteka dukunda kuvuga rino jambo tuvuga ngo roho nzimitura mu mubiri muzima. Abantu bariyononye kandi Mwuka atura mu mubiri muzima, kuko na Paulo yavuze ngo umubiri wacu nizo ngingo z'umwuka, nibwo buturo, nibwo sengero. Abantu bariyononye, Satani yinje mu bantu, ubuyobe bwabaye bwinshi, kubeshya, kwishyira hejuru, kandi n'abatabawe baribagiwe. Baribagiwe cyane, baribagiwe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Kuba rero nyibihagazemo gutya nuko nagiye mpura n'abapasita bakomeye n'ubu bagihagaze, bagiye banyigisha kandi nge nkaba umuntu ufata. Urumva icyo nagira mubaze, urumva uko byagenda kose wabaga muri ADPR warayireba kuko ibintu byagendaga bikurikirana. Wabaga mu madini agiye atandukanye ariko cyane cyane nko muri ADPR niyo yandeze. Ubona intandaro kugira ngo abakirisitu basubire inyuma cyangwa se baba nkaho babaye ibyigenge, ubona byaratewe n'iki? Kuko ibyo byose warabirebaga, inyigisho zatambukaga warazirebaga, ivuga butumwa ryo kurimba ryakorwaga wararebaga, ubona intandaro kugira ngo abantu bamwe bagende bafatiye iby'Imana babica amazi byatewe n'iki? Kenshi abantu bagenda bagwa kubera amasezerano bahabwa. Amasezerano nayo agwisha abantu buryo, bakavuga n'Imana amasezerano tina gusohora bakabivamo, bakavuga yuko Imana ibeshya, yego, bagashakisha izindi nzira zabo. Ariko umuntu wese wagonye mu isezerano n'ubu tuvugana aracyahagaze. Yego. Ahubwo none wenda nkubaza ikindi kibazo, urumva mbere wigeze kutubwira uti nasengeraga muri ADPR mbivamo ubu nsengera hana. Abantu bashobora kwibaza bati wowe ni iki cyakuvanye muri ADPR k'Imana ari imwe ukajya mu rindi dini? Yego murakoze, ntabwo navuga nabi. ADPR ni umubyeyi wandeze kandi yarambyaye, nibyo anyigisha agakiza. Ikintu cyamvanye muri ADPR nari maze kuba nsa nkaho muze mu buryo bw'umwuka, ariko kugira ngo bazamure tarano yanjye byabaga bigoye kubera ko bavuga ubutumwa b'abasaza bakomeye babaga barimo, kugira ngo itarano yanjye zamuke. Washakaga kwaguka? Nagira ngo naguke. Wivuze neza. Na kindi cyambanye muri ADPR nagira ngo naguke, niyo mpamvu n'ubu ngubu ngihagaze. Yego. Urimo uratuganiriza ijambo ryiza, urimo uratubwira ibintu byiza cyane. Ntekereza ko n'abantu bakwishimiye baze kwandika no muri comment babikubwire, nuza no gusuzuraza kuba nimero yawe ya telefone. Yego. Ntacyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Mu minsi ishize, hashize nk'iminsi 2, Minisitiri w'Amadini n'Amatorero mu Rwanda, ubwo wenda ndimo ndakwibariza mu kanya turajya mu ijambo ry'Imana. Minisitiri w'Amadini n'Amatorero yaje gukora ikiganiro n'itangazamakuru, avuga ko muri ADPR ndetse no muri EAR ngo mu nkubiri yahabaye yo gufunga insengero hari ibyagendeweho kugira ngo insengero zifungwe kubera ko nyine ntago bari bujuje ibisabwa, ariko ngo baje gusanga harimo n'ikindi kibazo. Ni byiza kuba duhuye umukozi w'Imana uraza kugisubiza neza. Yavuze yuko mu bintu ADPR bitumye hari insengero nyinshi zayo zifungwa ndetse no muri EAR haje no kugaragaramo ikintu cy'umwuka mubi w'ivangura ry'amoko. Ibyo bintu nkawe wabaye muri ADPR wigeze ubibonamo? Yego, nabaye muri ADPR. Ntabwo ibyo ni muri ADPR bibamo, ntibibamo, ntibyanahigeze, nta nibyo nigeze masanga. Urumva na imyaka 10 barandeze ADPR nayigiyeho 4 nyivamo 2014 kuvuga yarandeze cyane bishoboka. Ibyo bintu ntago byabagamo. Wowe ugihari ntibyabagamo? Ntago byabagamo, ahubwo byabaye nyuma nibwo byaje. Yego, nyibamo ntago umwuka ntiyabaga, habaga abantu barahuzaga. Yego, bashyize hamwe. Yego. Erega nyine na ADPR ni Pentecote, umwuka wabagamo nyine, wabagamo apana byo kuvangirwa. Umuntu akajya mu mwuka gahanura rezo nziza kumva afite neti wakayijuru koko. Kandi erega no muri ADPR bari bafite buryo umuco wo kugenzura abantu babo, bakabagenzura ku migendere, ku mico, ku myambarire. Amajoro yabo ntago byabagamo, bataga kare ibintu by'urugomo by'akajagari ntago byabagamo.
none ubu bantu basigaye bigenga. Ariko nanjye nakuriye muri ADPR. Urebye ADPR yangirika nta n'imyaka 12 irashira. Nayo. ADPR yangiritse vuba cyane. Vuba ejo bundi. Kandi ni ibintu bibaye benshi babifata nyine nk'ibintu biraho. Babifata nyine umuntu yavuga ati ADPR harimo ibi nibi, harimo ibibazo ibi nibi, umuntu bakamufata nk'igicamuke. Ariko twe twaratangiye kubibona. Ubwo rero ndumva aho ngaho ubishyizeho mu cyuti muri za 2014 byari bimeze neza cyane, bimeze neza mukarimo. Uyu munsi rero wowe nkawe Pastor Peter mu Mana, mu gihe benshi baguye barimo barifatira za konyage bakanywa, bagafata ubwonko bakanywa, uhagaze gute mu gakiza rero nka Pastor? Mwuka arimo kurira Zodeki de Star Binitaya, mwuka arimo kurira. Abantu b'Imana barimo baragwa ubusubirizo, nahoze nkubwira ko n'abarimo baragwa n'abantu bihamagaye batazi ibyo barimo barakora. Sibyo nakuntu naba narayoboye n'abantu b'abasaza bakuze, jewe barakantoza umuco. Ni nabyo uyu mugabo witwa Paulo yabwiye Timoteyo, yarabwiye ngo mwana nge Timoteyo ntukishyire mu by'ubuzima, kuko numugishyiramo ntabwo uzabukinejeje kwandikira umusirikare. Ahubwo banga umuntu wese ushatse kurushanwa mu mikino ntabwo ahabwa ikamba. Arabimubwira ati uracyari mutoya. Aravanga icyakora cyo kubaha Imana, icyakora cyo iyo wubashye kubaha Imana, iyo bifatanije n'umutima unyuzwe kuviramo inyungu nyinshi. Yabibwiraga uyu mwana w'umusore, yari umwana muto afite amakarikari, ariko amubwira ati icyakora ko kubaha Imana iyo gufatanije n'umutima unyuzwe kuviramo inyungu nyinshi. Rero ubaye wumvira mwuka akakuyobora, kuko ni nako muri byavuze ngo jya wumvira umwuka unagwiza urukundo, nta soni uzajya nubona Yesu. Ubaye bino bintu bifite byose bijyaba ari sawa, abantu bakomera mu mwuka bagakomera mu mbaraga, byabasaba cyane. Pastor Peter, Karame, ndagira ngo nkubaze iki kintu, kandi abantu benshi baragukurikiye bategereje kumva ijambo riguturukamo. Yego. Abantu benshi aho YouTube yaziye n'ikoranabuhanga ryinshi rikorera kuri internet, abantu bagiye bahura n'abantu babeskoro barabatuburira, bamwe bakavuga ngo Imana iravuze itavuze. Uyu munsi Imana iracyakorera mu bantu, Imana iracyavuga, Imana iracyakiza indwara, Imana iracyakiza amadeni, Imana iracyakiza ubukene. Aho hantu uyu muntu dukurikira mubwira. Wow. Uvuze neza. Ijambo ryatuye ngo uko yari kera n'uyu munsi niko ikiri. Ako kantu bakumve, uko Imana ari kera kubwa ba Dawidi n'Abadaniyeli n'Abameshake kirya gihe muri ry'amatono y'umuriro, uko yari kiragiye muri bira bihugu, kiragi n'ubu niko ikiri, niyigeze ihinduka, ni nako izaguma, niko izaguma, nta nagatanyo izigera ivaho. Nikwiri Daniel yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, bamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Yego. Ahepfo gatahita banga, ariko ngabaca mwisezerano nta mpamvu izabayobesha nabo kubashyeshyenga. Ako kantu gatindeho wakumvishije? Yego. Ariko ako kantu buretse uzi ko Imana igishyeshyenga cyane iyo umuntu yavuye mu masezerano, iyo wayinaniye igatumaho umuntu ikabwira ngo uyu muntu nzamugira gutya, imushyeshyenze. Birashoboka. Ndaguha urugero, iyo ufite nk'umwana ari umwana wawe akakora ikosa rya mbere ukamucyana yumve, bwa kabiri ukamucyana yumve, gatatu niyumve, bwa kane mukubita akanyafu, kandi ujya kumukubita akanyafu nawe ubwa ngo fata uvuture, uravuga ati ngo ntumubwire, ati wabye akabanda kumubwira gake ukamwongyonge, kugira ngo rero n'abano bantu bakora bino bintu uvuze ubusambanyi n'ubutinganyi, kutumvira mwuka bino bintu, niyo ugiye gusengera ngo ndakuzi, nzakugira neza, nzakurengera kugira ngo uze gake ubone kugufata. Uvayo gake gukande, kuko ari byawe bibabaje. Uyo mwari umusaza nigeze numva waririmbye indirimbo, aravuga ngo iyo ubabaje Imana nayo irababara. Ahita banga ngo mbese wowe wikubabaje wahozwa nande? Igisupusupu. Kandi igisupusupu bamufataga nk'umuntu uraha, ariko wumvise amagambo yarimo. Wowe wikubabaje wahozwa nande? Ninde nyine. Burya rero Imana ijya gukanda gake yitonze nagihubuka. Nukurega uburegera. Yego. Niko Imana ikora. Ni gake cyane. Irindi jambo ryavuzwe n'umukozi w'Imana witwaga Eliya Ngirengo, niwe wavuze ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ntibanayisome. Yego. Rero ikintu ngira ngo tubwire abantu badukurikiye, niyo mpamvu nayo nkoje iryo jambo. Nubwo bimeze gutya, nubwo ubutinganyi bugwiriye, nubwo ubusinzi bubaye bwinshi, ariko haracyari abantu bakorana n'Imana by'ukuri. Uvuze neza. Yigeze ibyandikira ndakekaniye Yesaya, niyo atari Yesaya, ni hagati ya Yesaya na Yobu gutyo, aravuga ngo mu isi yabayemo abagabo batatu. Mu isi yose
habayemo abagabo batatu Misi yose. yose kuva mbese kuva ku mutwe hasi havuyemo abagabo batatu barimo gusa harya ni bande hakabamo umugabo witwa Daniel hakabamo umugabo witwa Yobu hakaza n'umugabo witwa Aburahamu batatu bonyine bakaba baraho batatu bonyine gusa ngisi yose bayirokora Inako yabwiye uyu mugabo witwa Loti ati muri Sodoma na Gomora ari na 20 babona ati nimbabona ati shaka arashaka ati nababuze mbonye 15 shaka batanu ati shaka nibambonera ngiye nta kibazo ndabarokora birangira baye umwe uziko nubwo tuvuga ngo ibyaha byaragwiriye ntaho biragera nk'ibya kera ariko bahana Imana ashakaga abantu 10 ikababura none yo erega reka nkubwire ubundi ari ijambo nasomye rumva rirambwira ngo iyabo witeka ataradusigarije agace gato k'abantu bakimwumvira nyine hari abantu umva nkubwire hari abantu wenda mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cyangwa se no mu baturanyi bacu baduhana imbibi haracyari abantu bazi gusenga bazi kwinginga Imana bazi gutereta Imana yego none Imana ikumva amategeko y'abera igatuma ibayiretse gato kubwabo bantu kubwayo masengero ibayiretse gato cyane ariko baramutse nabo bagubiswe hasi bakagwa nuguhita izinga isi neza nk'umusirimu ikayizinga nk'uguzinga umusambi neza ikizingira gutya nk'umusirimu ariko rero reka mbabwire bareke Imana yitwa Imana uziko Imana abantu bashobora kuyibabaza ikareba abantu bayibabaje ikagenda ikabakura ikarema abandi basa n'ababandi ikarema umuntu usa na wa wundi wayibabaje neza kandi yikorera byanyabyo none wumva ikibabaje Luka 12:47-48 hari ijambo rivuze ngo yego ariko umuntu wahawe byinshi azabazwa byinshi ariko wahawe bikeya we azarushizwa ngo hari na avuga ngo uwumvishe byinshi n'uwahawe byinshi azakubitwa inkoni nyinshi n'igiti n'igiti kirimo kuba warumvishije gusa wandukana kumva ukagwa igiti nacyo kirahari shobora kuba ari cy'umuyenzi cyangwa umuvumo shobora kuba umuhanuzi n'umupasiteri muvuga butumwa ukabagwa igiti tayari ku kibuno ni ishyamba rizakuberaho ku kibuno uroroheje ni mu bitugu ishyamba rizakumeraho niko gane zimeze niba uzi ko bino bigiyemo ukavuga ngo iravuze ukigisha abantu ngo nimuve mu byaho ukaburi bo kubijyamo igiti ku bitugu cyitege ariko amafuta abantu bareke gutambika inkweto Imana ntiki na Yesu niko yavuze nyugira umwete kunyura mu irembo rifunganye icyo gusa gikore uburare umanika amaboko ubwirige umanika amaboko ube muri geto ya bibiri ikunaniriye umanika amaboko ukiranuke gusa niko Yobu yavuze ngo ngewe sinzijya nikuraho kubinyanga mugaye yego disi aramanika Yobu nta muntu wahuye n'ibigeragezo nk'ibyo ariko rero yamanitse ati nubwo ntibibaho ariko uzi ikintu nkundira Imana Pastor Peter Imana ngo twaburaye ni Imana twariye ni Imana twagize gute ni Imana nta kizayikuraho kuba Imana niko imeze rero ntakagira ikintu tubuza kuyiringira no kuyizera no kuriha icyubahiro eragana Paulo yaravuze ngo nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari rusange uratimana ujye hehe wahamya urajye mubwiriza nawe yarabibyanditse neza aravuga ngo umukene woroheje twese turi bamwe ukiranuka n'ukiranirwa turi bamwe turi kuri level murajye hamwe tuyoborwa n'Imana yitwa Imana kandi koko ugeze muri Amerika uvuye muri Afrika vuba utaye Imana wisujya kwishora mu butinganyi ugiye mu biki byose uvuye mu bushomeri vuba Imana igutije udufaranga muri Afrika uri gusambana buri munsi wabaye nk'isaha ibaze heba ni ikibazo ni ibibazo bikomeye cyane ariko Imana njya nkunda kubwira abantu ngo umunsi nabyiganye njye nkabyigana nkakora kuri Yesu nkamukoraho gusikana abantu tuzahure warataye Imana ntituzije duhura tuzahure warataye Imana tuzahure umuntu niba yarabyiganye niba uri umukire kira ariko agakiza kaguteremo ubwo bukire gudu izabukurindira yego niba uri umukene kina ariko agakiza ukagumemo ugumane n'Imana izagukura hasi ugeze hejuru birakunda cyane wishaka kujya mu bihugu byo hanze iyo ngiyo utarakiranuka niba aravuganye nawe kuzajyayo yego gudu uzajyayo
cya kabiri kandi abantu bere kugira amashyari niba umuntu afashe indege akagenda akajya muri Amerika wisiga mu ngo dore twamusenye ngo yaragiye ngatwibagiwe ntabwo yakwibagiwe yavuganye n'Imana siwe yavuganye nawe yego niba Imana yamucinzira akagenda windira nawe isaya bugereye byose ni ku murongo nyibukije uwo baramufunze muri minsi baramufunze nawe yaguye nk'abandi bose myaka 17 yabaye nk'abandi bose nk'abo 17 niyo bamukatiye izakwanika niko bimeze no umwana ngo yafashe imyaka 17 amutarinira no umwana yari mubyaye banamubaza binagoranye sinumvishe ngo hari n'agakoko yamwinjijemo niko mbyumva namakuru yabyo mfite ariko ni hahandi ariko si ubundi nta muntu uryarya Imana ngimuheze abantu baje batanduka niba Imana iguhaye hit ntabwo byakunda wigereranya niya Bruce Melody niba Imana iguhaye hit wigereranya niya runaka ntabwo byakunda korera Imana wowe nkawe urimo ubagoretse mu gihe cyiza kora Imana bikurimo urajya mu bindi ujyahe nukuri ndanezerewe cyane ubwo rero turimo turasatira tugana ku musozo ndagira ngo utubwire ijambo rikuri ku mutima muri iyi minsi urimo urakorera he vuga butumwa urateganya iki siwe ntabwo uteganya gushinga urusengero narwo nzanashinga tumba nka rwa Gitwaza narwo nzanashinga nta nubwo nzigera nshinga nta nubwo nzigera ngira nzaguba mu itorero ryanjye harya ryitwa ngo Methodiste Libre Paruwasi ya Kabuga Chapelle ya Kabugaho nzahaguma naho nzajya nta nubwo mfite n'itekerezo cyo gushinga ntabyo mfite ngewe urahabwiriza nge niyo nkora umurimo w'Imana uri umupasiteri wawe nge nkora umurimo w'Imana ivuga butumwa kuyobora kuririmba muri kora yabo nkuru yitwa Ijwi ry'Imanda dukora umurimo w'Imana cyane ufata gute rero uyu murimo nyine ukombina gute kuhuza n'ubuzima bwa buri munsi ukora iki mu buzima bwa wenda pare yuko wenda uri pasiteri niki ukora udodera he amahema guhesha icy'umuryango urya nkora imirimo itandukanye ndorora nkakora n'ubukomisiyoneri bw'amazu amasambu mu modoka bibanza ukuntu gutyo ibyo bintu cyane cyane nze kuba mbamo kenshi kandi noneho iyo ugize amahirwe ugahura n'umukomisiyoneri w'umurokore aguha ikintu nge mvugisha ukuri mbaza umuntu inzi uko yahagaze akayimbwira mubaza igiciro uhemba ngaho akakimbwira sinyanja kuvuga ngo ndashaka izi ngo nobure ntago ari byo kandi ndi mu pastor nsenga ntago byakunda ubwiza ukuri ukamemba imaye niyo ndayashima dore rero hari abantu bakeneye ko bakubonye bakeneye ko waza kubasengera abarwaye za rubaga impande abarwaye mu bitugu oya ndabishoboye hari n'abakeneye amazu yego hari n'abantu bakeneye kukugisha inama yego hari n'abakeneye kuguha amafaranga birashoboka nabo banakwiherera amafaranga urayanga se oya ntabwo nakora amafaranga wayama Imana mu mugisha abakozi b'Imana abantu basigaye babahezagira bakabahereza ku mafaranga we nta kibazo wowe no mugisha w'Imana rega umuntu wese uzi Imana kubumbura gatanga mugisha utawinjira abana ndi kuvuga ngo gutubura nta nubwo ndambwira abantu ngo bamwe amafaranga ngewe niki wowe nge cyo ndasenga wowe umutima ni ukwemeza mwuka ni ukwemeza ati uramana mugura amazi nabo mvango mama amafaranga y'iki yareke ariko umutima no gufata utegetse kuyangura ngewe nge afana biguzi by'ikisi nta biguzi waya erega nabo tuba tubwira n'abantu bakuru nabo babumva ubwo rero ndashaka kugira ngo ubahe nimero yawe ya telefone ubundi tugane ku musozo ngewe Peter nkoresha impano z'umwuka wera ntabwo ari izo nacishije nk'uko bavuga bajya bivuga kubera ngewe bibaza nyine impano mfite bikabacanga bikabayobera ngewe nirukana abazimu mu muntu mukoraho bakagenda bakavuga niyo natamukoraho ngo bati genda dayimoni bakavuga nagukozeho urumva narezwe mu matorero erega naze nkubwira 2-4 njya mu itorero paka nkomera ndakomera kamemo nibyo bintu mbamo mbihoramo ariko ngo hari n'abantu bari muri ibi bintu bacishije bari mu ivuga butumwa ntago nabihakana barahari bakoresha black spirit ariko umuntu w'itorero biragoye uri w'itorero cyo bujya hehe kandi ngewe ngenda nsengera abantu ngenda kubasengera gutyo bamagate dusengere ndaje basengere nkabahora gutyo mu rwego ariko kuvuga ngo ndabaka ibiguzi n'iki umuntu uza agaciro k'umukozi w'Imana yamugura nayo mazi n'iki yamugura ko barahari benshi yacisha ibyo bintu ariko sinjya myumva ni gute se oya nkurisha Imana z'umwuka wera kuko no kubaho mu minsi ngewe no kubaho wenda ninjya biragoye cyane kuko
mura mu gihe cyo gusenga mura mu bihe mura mu bihe mura mu bihe nakeka nta misozi narajyamo mura mu bihe mura mu itorero dukora kuwa mbere nkora kuwa kabiri nkakora kuwa gatatu nkakora kuwa kane nkakora ku cyumweru igihe cyose mura nkora ubwo se nagira umwanya wo kujya mu bapfumu nta nubwo Tanzania amazi nawe uganda si amazi ndashye si ntaho nzi oya nunajyayo kubera ko inzira zishobora kuzafunguka niyo najyayo ngiye mu buryo bw'ivuga kuvuga Imana ariko ibintu byo kuvuga ngo twara abagenda Tanzania bagahita bakatira sumba najya no mu ruzigero mpamagara ambwira ngo dusengere hari ngo ntabwo byakunda ibyo ngibyo niyo waba uri nakure cyane phone irakora na video ko nagusengera niyo byaba bikurimo kuri video ko nta kibazo ngiye ukamusengera umuntu nta kibazo ya amen nta kibazo nta bindi bintu nka byandi byaba kireze nta kibazo ngiye nta kibazo ni nahamagaye gusengera abantu bose ni gutaba burimo kuba hasi nka kubo ahubwo nyene ko ahubwo ni uboshywe nibyo gudu urabashye kugenda kubohorwa hari imbaraga z'Imana uba wizeye kene kubohorwa atari ubutubuzi tutanari kumwe nka kubohorwa mutwe wabaye dahatari mu ndama ahantu hose mavi maguru bakayakunda ntago mwanya nawe ubona no gusenya kuri video ko uri kure cyane agusengera Imana neza cyane nta kibazo ubwo rero ndagira ngo utange nimero yawe telefone nimero yanjye ni 078 uretse gato akamenyetso ko guteranya 250 0 karindwi 8 aha 0 gatatu karindwi 2 2 5 2 akamenyetso ko guteranya aha 250 aha 7 aha 0 gatatu karindwi 2 2 5 2 umukozi w'Imana Nibaro Jean Pierre niryo zina riri Nibaro Jean Pierre umukozi w'Imana umuntu urwaye mburugu aguhamagarira musengera ikiri umuntu urwaye mburugu nago mburugu ikizwa no gusenga mburugu iravuzwa umuntu urwaye telekomunasi mitezi ibintu urwaye abadayimoni telekomunasi n'imitezi ikizwa no gusenga iravuzwa kwa muganga urakoze mujye kwa muganga ariko none babandi murwaye ibintu by'ibi abantu bafite imitwe banyweye imiti bavije byaranze imitwe y'uruhande rumwe uwo ni sawa abantu amagufwa yabo ingingo barazimenaguye warivuje byaranze aho ni sawa aho baraguca wijya mu bapfumu ngo baguce bya bintu bya ahanga ahubwo no guca inzira ya satani none bagiye kwica neza turagusengera amaguru agenda mere neza umuntu ufite uburwaye bwo mu nda budakira maranye imyaka warivuje byaranze urokira ikiba gisigaye no gusaya agakira abantu baba abo bazinze se inda zabo zimaze igihe turasenga zigahambuka yego cyane kubera ko ari nabo nasengeye babyara n'utunyamasyo babantu barwaye rushwima umwana w'umukobwa aramaze imyaka 5 arwaye ubwo rushwima ngenda namusengera ariko wa mbere kuwa kane byara akanyamasyo urushwi akanyamasyo neza karatambuka rushwima rubyimbye inda ikabyimba kunumva ibintu ari akasa mutwe niko ye ndumva ibi bintu bisigaye bitoroshye basigaye babyara n'intuza n'umunyamasyo yego ushobora kufite umwana wawe yarakonane ntabwenge mfite ibintu by'ibidayimoni byo mu muryango bihora bimusirikiramo nzanira umwana wawe tumusengere tumudirevore mu izina rya Yesu amen yego abafite n'igihe nyansengera abantu nk'abo ngabo ngasanga ababyeyi babo aribo babanzaniye aribo babashyize muri ibyo bintu yego nkahita ngungana nabo umwana we mbonye ari aho wamujyanye uryari neza amafoto ye hano bimbye neza witonze kahita bimbye neza turi kumwe kandi turebana amaso ku maso kucyemeye kugira umwana y'urya yego ukirwa wiruka abanyamategeko ngo umusenge mumfashe kandi wasfashe umwana ukamushyiraho ngaho ngungana nabo kenshi urabyitazana umwana wawe baramukiza hariya ndinda kuvumbura se nyamvange barabumva none ababuze urubyaro umaze warabuze urubyaro ndagusengera rimwe na rimwe njya nkunda ngenda tandukanye ari gihe uba warabuze urubyaro bitewe no kurogwa ariko n'igihe uba warabuze urubyaro kuko mu nda yawe ntabwo tuzabana zirimo bagiye batandukanye ibintu hari igihe dugusenya ngatanga ngo mu nda yawe ntabwo uzigera kuramo iki umwana kuraho hari noneho n'abijijisha akaza nk'umugore akabwira umugabo ati ngwino tugende badusengere kumba umugore yarubikishije umura yego ntago bantu buragenda bazabikore kuri Peter abantu barebe ntago byashoboka ntago byakora reka rero tugushimire Peter murakoze cyane tugushimire kandi nubona umwanya uzanadusure kuri televiziyo nkoreraho yindi yitwa Ukwezi Live TV dukurikirwa n'ibihumbi 39 hafi 40 ni televiziyo irebwa cyane ubwo rero Imana iguha umugisha murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi Imana ikwiyereke muri iki kiganiro ikuramburire ikiganza cyayo ndabishimiye Imana ibahe umugisha turabashimira namwe mwadukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje nari Karabo k'Imana inyuma kamera mwari kumwe na Jafeti ibindi naho ubutaha yego murakoze